bano bashaka kuzahiteza cyamunara barangambaniye Imana kugira abantu suwingi birapfa nshaka umunyamategeko nkora diru irarangira ngira ngo byararangiye kombe diru nagize ya affecting a green card yanjye bro hamwe ubujihadi noza no cadet Imana cyakoza mu buzima Imana niyibizi na ese green card yawe izongerewe valid ya valid Imana blessed hano mu Rwanda mfite amazu mfite ubutunzi mfite umva bose bacyari anda y'ibirenge byanjye hari SHADYBOO aracyabunga mu mujyi wa Kigali nka rohombi nanza afite nani modoka afite hari noza hari wo Sweden naho ba mu apartment ka chambrette man bazahora babunga nka rohombi hari no washaka kunsubinga muri Amerika nawe nuko babayeho nk'imbobo pezo muri Amerika ngewe mfite mana niwe kanshaka umva it's okay umva bye guys ariko se ntugatwarwe n'agahinda ntugatwarwe n'amarangamutima ngewe ntabwo macaka ntabwo turi abanzi bawe ibintu nk'ibi ngiyo byabayeho ntabwo uzabitwara n'agahinda ngo wivumbure reba ahantu hazi ukuntu hano hasi bari it's okay man it's okay nese hano turi mu rukiko se ngo turimo kuganira nk'abanyarwanda ariko siko bamarira tugenda nawe SEMUHUNGU yarakaye gutwa tumugendeshe gake gake none Eric mbere yuko ugenda akazi ndashaka man izo nkuru ziri sensitive ndabizi ko ziri sensitive nanjye ndabizi ko ntoroshye ndakubaza nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo ni urukundo wari umuguriye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo wumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere mu b'inshuti Jadi yagize ubwoba utekereza ko wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo barambweti cyozo cyane sindakirangiza wamusabye imbabazi just mukabana nyine biraho you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabihoreza Green Lounge twaye stade amahoro nangiye hostinga umupira wa Gasogi na Rayon Sport twahuye mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama z'aba LGBT inshuro nyinshi ninjye bamwagerageje kumwapocha cyangwa kumusura anyway na mama wanje ejo bundi aherukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimero akoresha yazarukana 88 yabimuhaye ndamuhamagara so then ariko njewe inshuro nyinshi napumwa mwaproaches kuko nta kimutima wanje nshinje kuko man you step pure clean heart ntakigeraho bro okay namuprochinze arirukanka man akahita ahunga so rero ibyo tubiveho man neje bundi recently ku itariki 17 z'ukwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobeza Hotel iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusoza ati anyway bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera cyane ati man wambareje jihad ikintu tukiyunga bro yahise yirukanka barongera bamuhamagara ati vayo twiyunge arirukanka Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric SEMUHUNGU muri stade ndetse n'uwo mutinganyi bita ngo ni Jihad SEMUHUNGU anatera blague ujye ubyibuka SEMUHUNGU yanagiye gustinga nyine umupira wa United Gasogi United na Rayon Sport SEMUHUNGU anatera blague aravuga ngo Jihad wabonye gasuku cya Jihad kiramwihorera bro subyibuka SEMUHUNGU ubyibuka ibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wati uriya mutinganya wafite umutima mubi bro ariko Godfather ikibazo wari umubajije buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba uzi ko mugiye akana ko kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye kwaza ibiki wakagurira ziba akagwanjegera kagiye kujya kavanga ibintu ngabase nivanga ikise waretse nkivugiye urumva Godfather basi urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo muzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe SEMUHUNGU ndamwumva yashatse amahoro kuko urumva still akakajya bitagaragaza uburyo SEMUHUNGU ari ugomba gukora ingufu nyinshi ngaho mvugira ibyo ngira mvuge wakintaziwe
vuga ibyo vuga womvora numva ibyo nari ngiye kuvuga bivuga wowe urimo urashaka kugaragaza ko Semuhungu agomba gushyiramo ifoti mu kwingingo mutinganyi tuzabana n'abashaka bro. ndavuze Semuhungu ko yakoze ikintu cyiza we yashaka amahoro kuko niba umuntu muzakomeza muguma muhurira mu bintu buri munsi kandi uzi umubona umutima wawe ukababara vomye kumubwira ati birangire wenda mureke kuba inshuti ariko kumubona ureke kuguma wumva ubabara. Ariko muribuka afata audio yiwe abantu Eric agarukanye n'agavarisi kamwe ngo Eric wazaga agaragiwe ngo n'aba bouncer 8 na za vewiti noza 3 zakoze convoy ariko ra muri Serena Hotel none agarukanye n'agavarisi kamwe namye kiyo varisi ijemo amafaranga bije amafaranga man cyabuze man ihori hoze kweri ubu ndi kwibaza yaba nari cyari cyatanu mfite ukuntu bari kwa bambuye abagore ariko sha bura narumiwe ngashego n'akavarisi kamwe wazira umukene ukajya kurara muri Serena Hotel y'amadolari 450 ku ijoro rimwe shabuze kusetsa reka ntabwo ari mugenzi wanyu erega twakose ku bw'ababirigi ubundi reka nkubwire uzi ubwenge uzi icyahuye muri Amerika ku myaka 9 wari ubayeyo ntabwo ugaruka umeze nk'imbobo bangaye hano i Kigali bava muri Amerika mu gusubira tukabategera bangaye bajya muri baba muri Canada basubira tubategeye ni benshi gorego Jihadi nawe aba mu top cyangwa aba mu baro ibyo nibyiwe ntaho nsakumenya man aze gasu nk'ibyo nama nshaka kujya muri deep man nanababara nanarira babariro ndeke none se eri ibyo ngibyo kasuka biza ibya top na bottom ese ngo nayoroshye waba mu ngo baranyera ko kuvumbura Jihad arahari twende kazi kasuko ni bottom kasuko na bottom rero ingozo simona mutinganyo wanyu yaje Godfather. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mumpe iminota nk'iri yonyine. Mumfashe mu muting. kabisa upo nyonyo karibu. Sinagombaga kuza hano kuko mfite ukuntu ntwara ibintu byanjye nuko nkora ibintu byanjye ama TikTok ngo usaga Kigali. Wibwira yuko usetse. Wibwira yuko usetse. Ni wowe usetse. Guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye. Ntuzongere ahubwo reka nkubwire. Ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko nta reka nkubwire. Oya. Bagutumye honte. Azongera kukubisabye. Uzaba uri hanze se? Ntuzongere. Ayo ja kuri ho rutoroheje. Ngwini Nyarugenge rutoroshye wapitumishe. Uruguriho ko rutoroshye. Godfather. Oui. Narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano. Sindi gusubizanya nawe wowe kasuku wowe uzambona. Semungu azakugemurira. Yes. Semungu azakugemurira. Nta kibazo. Kandi agira urukundo azino guteka. Nta kibazo. Agira urukundo. Semungu agira urukundo bihagije. Icyo baza ibyo birahagije. Byihorere. Jiha. Reka tubishiraho umucyo ibi bireka kantu tugashyiraho umucyo. Ibyuko aka kantu ntuza akoze statement nani Semuhungu. Yuko we na Kadete wo muri ntuza wo muri Sweden. Ari mwe mwamugambaniye. Icyo ngicyo ni kimwe kavuga ati n'umutima wanjye uraremereye. Icyo ngicyo tugishira iruhande ngo mwaramugambaniye. Nuko umugambanira hehe? Ngo mugambanira. Yarahari se? Ntabwo se mu yababe. Umugambanira hehe? Ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamuye muri Amerika bimubeho. Ibyo nyine tubyirengagizaho gato. Jiha, nihe mpamvu Semuhungu mwabaye inshuti. Mwigeze kuba inshuti mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera. Byagenze kugira ngo mugambaniye.
kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe uyu munsi ashobora kugera i Kigali nawe uri kubyumvira bamutumaho intumwa akifuza ko nk'abantu bigeze kubaha inshuti